Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane, twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Turashima Imana yongeye kutugira neza muri kino gitondo. Imana iduhaye ubuntu n'amahirwe bidasanzwe yo kuba imbere yayo, dushima urukundo n'imbabazi Imana ikomeza kutugirira uko bugiye uko bwije. Yesu abaho umugisha kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, mukomeje kudukurikira, mukurikira ijambo ry'Imana, mukurikira ibiganiro tubashikiriza, kandi ndizera ko mugenda muhabwa umugisha. Kandi niba ufite commentaire cyangwa se inyunganizo ibyo wifuza kudushigikiramo cyangwa se ibyiyumviro duterera bijyanye n'umurimo w'Imana dukora, utwandikira aho muri commentaire kugira ngo tubashe nyine kumenya ko hari icyo muri kwakira cyangwa se hari icyo mwifuza ko twakongeramo ibyo dusanzwe dukora. Yesu abaho umugisha. Tuba turi kuri Zoom live no kuri YouTube uko bisanzwe, kandi turabashimira ko abantu benshi mukunda kubana natwe kuri Zoom. Yesu abaho umugisha. N'abadukurikira kuri YouTube, Yesu abaho umugisha, kandi mukomeze gusangiza abandi kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ku bantu benshi. Iki cyumweru twagize ibihe byiza byo gusenga mu gitondo. Imana yabanye natwe, twaganira amagambo y'Imana, twasomye cyane muri Zaburi kuva mu gice cya 62. Hari amagambo meza Imana yagiye ituganiriza kandi twahawe umugisha. Rero n'uyu munsi wa gatanu tugiye gusoza muri Zaburi ya 77. ubwo niho tugiye gusoma, tuhaganireho gato, ubundi tugiye gusenga dushima Imana yabanye natwe, twagaba kugira ngo ikomeze kubana natwe. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane, kandi Yesu abagire neza. Ndagira ngo mbere ko twigira muri Zaburi, maze dusenge dushime Imana. Imana yatugire neza, kuba tugiye umwuka w'abazima, kubaho tubasha gukurikira ijambo ry'Imana, nuko hari ibintu byinshi Imana iba yakoze ku buzima bwacu. Kuri twese uko turi hano, namwe mukurikiye, turi abahamya bo kuvuga ineza y'Imana. Niyo waba ufite ibyifuzo bitarasubizwa, niyo waba ufite ibibazo by'ubuzima bwawe, ntibikakubuze gushima Imana. Biratubwira ngo muri byose dushime Imana, kandi uko dukomeza gushima Imana, uko dukomeza kuvuga imbaraga z'Imana, Imana ikomeza kutwitira, Imana ikomeza kubana natwe muri byose. Rero kandi ntakureke ibitarakorwa mu buzima bwawe, ahubwo ubwereka ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe, bizatuma adakomeza kuguca intege no kukugora mu buzima bwawe. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana ihambaye, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutwari, turagushimira cyane. Turagushimira kuko uturinda ukatugirira neza, ubana natwe ukuri. Kubaho kwacu ni wowe tubikesha. Hari ibintu byinshi dushakisha byatuma tutari kuba turiho uyu munsi, ariko kubera ubuntu bwawe, kubera imbabazi zawe turiho, kandi turashima izina ryawe. Dushimwe rero kandi ntuhimbazwe kuri Imana y'igitangaza, Imana y'amaboko, Imana ikomeye. Ndasenze kugira ngo buri muntu wese uri kumwe natwe nonaha umugirire neza, umugirire neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muremere amashimwe yandi kugira ngo ahore azi imbere yawe, ashima, aririmba Zaburi, azamura amashimwe imbere yawe. Reka ubane natwe no mu ijambo tugiye gusangira na bene data, ubake imitima yacu kandi dukomeze. Uzobukoze Mwami Imana, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Nk'uko nabivuze, tugiye gusoma imirongo mike iri muri Zaburi igice cya 77. Duhere ku murongo wa 12. Zaburi 77, dore ku murongo wa 12. Umurongo wa 12 uravuga ngo, nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera. Haleluya. Muri iki gitondo ndagira ngo uze gufata akanya
twibuke imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Ndabizi ko ntabwo wabura ikintu na kimwe umutima wawe cyangwa se muri wewe wakwibuka muri bimwe Imana yakoze. Hari igihe Satani ahora atwereka ibyo Imana itarakora mu buzima bwacu, tugahorana agahinda n'ipfunwe mu mitima, ariko by'ukuri iyo twicaye tugatekereza tuzagusanga hari ibindi bintu byinshi Imana yakoze. Abantu rimwe na rimwe turibagira imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwacu, bigatuma tutabasha guhimbaza Imana neza, bigatuma tutabasha kuvuga Imana neza. Rero uyu mwanditsi w'Izaburi aravuga ngo nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze. Igihe ni iki bene data cyo kongera kwibutsa abantu imirimo Imana yakoze. Hari igihe abantu bibaza ngo dusenga Imana idakora, hari igihe abantu bibaza ngo dusenga Imana itumve, ariko ni byiza ko twibutsa abantu imirimo Imana yakoze, tubaho ubuhamya, dutange ubuhamya. Haleluya! Dutange ubuhamya, tuvuge imirimo, tuvuge ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwacu. Ubuhamya bwawe bushobora gutuma umuntu yimuka, bushobora gutuma umuntu yegera Imana, bushobora gutuma umuntu akunda Imana, nawe akaba yabasha gusenga, ukamukomeza, ukamwubaka. Kubera iki? Kubera wavuze imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Erega abantu basuzuma ibintu byacu kubera ntabwo dutanga testimonies, ntabwo dutanga ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Nagira ngo uyu munsi mwene data, niba Imana yarakugaburiye rimwe wari ushoboye, niba Imana yaraguhaye akazi wari ukabuze, wari ushomereye, niba Imana yaraguhaye urubyaro wari warabuze urubyaro, ubizi neza ko ari Imana yabikoze, nagira ngo wibutse abantu imirimo Imana yakoze, wibutse abantu bo mu isi bamenye ko Imana yacu ari Imana ikora ibitangaza. Babimenye, babyumve, kugira ngo abantu badakomeza gushimira iby'abarokore. Tanga ubuhamya, hagarara mu iteraniro ry'abera, uvuge imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Yesu ashimwe cyane. Hagarara mu mwanya w'abantu benshi, utange testimony, utange ubuhamya, uvuge ngo hari igihe nari ndwaye, hari igihe nari nkenye, hari igihe nari ishomereye, Imana ingirira neza, hari igihe ubuzima bwari bunkomeranye, Imana irantabara. Uyu munsi ndashaka ko wewe umurikiye uyu munsi ugira abantu uganiriza, ubabwira imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Abantu boye gutekereza ko Imana yacu nta kintu itumariye, nta kintu babwira ahantu Imana yakuvanye. Ibuka bwa buzima wari urimo buteye akaga, ibuka ibyaha wari urimo bikomeye cyane wagenderagamo, Imana igukuraho hantu. Uyu munsi abandi barapfuye, abandi babihuriyemo n'ibibazo bikomeye, ariko we Imana yarakurokoye. Ndagira ngo wibutse abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kugira ngo nabo bizere Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi kuri 13 turi muri Zaburi igice cya 77 umurongo wa 12 tugeze kwa 13. 13 haravuga ngo kandi nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Dore rero ahantu Satani ajya ducangira, ajya twibagiza ibyo Imana yakoze ku buzima bwacu, tugahora n'agahinda. Ariko uyu mwanditsi aravuga ngo kandi ngo nzibwira ibyo wakoze. Niukomeza kwibwira ibyo wakoze, biraza kukuremamo ibyiringiro byo gukomeza kwiringira Imana ko n'ibindi izabikora mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Byose ngo nzita ku bikomeye wakoze. Imana ishimwe. Ite ku by'Imana yakoze, wiyita ku byo Satani ari kukwereka. Oya, ite ku by'Imana yakoze, bigutera ibyiringiro ko n'ibisigaye nabyo uzabikora ku buzima bwawe. Gira umutima wawe ubwire uti kuki uhungabanye, kuki udatekanye, udatuje,
Erega hari iby'Imana yakoze muri kahise, hari iby'Imana yankoreye ndabyibuka neza. Hari ahantu Imana yantabaye, nari ngiye kugwa mu cyobo, nari ngiye kugwa mu rupfu, nari ngiye kugwa mu byaha. Hari ahantu Imana yantabaye. Ibyo uhore ubyiyibutsa muri wowe, bizatuma umutima wawe utekana, uba amahoro, bikurememo ibyiringiro by'ibindi Imana izakora mu buzima bwawe. Nagira yo mu intege mu data muri kino gitondo, ntiwibagirwe imirimo Imana yakoze mu buzima bwawe. Ntuzigere na rimwe wibagirwa. Uzahorana amashimwe, uzahorana amashimwe. Ako kazi ufite uyu munsi, iryo ni ishimwe, kubera ko hari abandi bize nk'ibyo wize kandi babonye n'amanota menshi mu ishuri, ariko badafite akazi nk'ako ufite uyu munsi. Abo bantu ufite iryo ni ishimwe. Hari abandi batarabona urubyaro, bagitegereje ku Mana, kandi atari uko barusha ubwiza n'iki n'ubuhanga, n'iryo ni ishimwe. Iyo nzu ufite, iyo modoka ufite, hari abandi bagitegereje ku iryo ni ishimwe. Agakiza Imana yaguhaye, iryo ni ishimwe. Rero ibuka imirimo Imana yakoze mu buzima bwawe, ubundi wibwira abantu, babwire ibitangaza Imana yakoze, kugira ngo nabo bibakomeze, bibarememo ibyiringiro byo gutegereza ku Mana, no kwiringira Imana, no kugarukira Imana. Hari abantu bahunze bavuye ku Mana kubera wenda itabahaye urubyaro, basabye Imana kubaha urubyaro, kubaha ibintu runaka ntibabibona, bumva bakwiriye kubivamo. Ariko nubabwira ko Imana yaguhaye urubyaro, nubabwira ko Imana yaguhaye akazi, nubabwira ko Imana yakubakiye inzu, bizongera bibakomeze, batere nabo kwihangana no gukomeza kuba imbere y'Imana. Reka dusoreze kuri mirongo ingahe, ku murongo wa 14, Bibiliya ivuga ngo Mana, inzira yawe iri ahera, ninde Mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema? Ntayo. Umuntu yabonye gukomera kw'Imana arahagara akavuga ngo nta yindi Mana ihari, ntayo, ni wowe gusa Mana. Haleluya. Reka abantu bongere kugira inyota y'Imana biturutse ku magambo babwiye, biturutse ku buhamya ubasangize n'ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. 15, ni wowe Mana ikora ibitangaza, wamenyekanishije imbaraga zawe mu mahanga. Imana yacu ni Imana ikora ibitangaza pe, kandi witegure n'uyu munsi guhura n'igitangaza cy'Imana, witegure guhura n'imbaraga z'Imana, witegure kugenerwa n'Imana mu buryo bukomeye. Witegure. Imana iracyakora ibitangaza, ntaho yagiye. Imana iracyakora ibitangaza, arahari. Ni Imana ikora ibitangaza. Haleluya. Wamenyekanishije imbaraga zawe mu mahanga, Uwiteka agiye gukomeza kumenyekanisha imbaraga ze. Haleluya. Aho hantu uri, aho hantu wicaye, ahantu uhurikiye, hari imbaraga z'Imana ziri gusanga aho ngaho, zigukorera ibitangazo n'utegereje kinini cyane. Izashimira cyane. Umurongo wa 16, biravuga ngo wacunguje ubwoko bwawe ukuboko kwawe, nibwo bene Yakobo na Yosefu. Wacunguje ubwoko bwawe ukuboko gukomeye cyane. Ndagusengera nawe unkurikiye nonaha, ukuboko kw'Imana kugucungura, ukuboko kw'Imana kukubohora, ukuboko kw'Imana kukuvane ahantu Satani yari yaraguteretse. Imbaraga z'Imana zihakuvane. Haleluya. Kugira ngo nawe winjire mu mubare, winjire mu gitigiri cy'abantu bashima Imana, bavuga gukomera kw'Imana. Yesu abaha umugisha bene. Iri ni ryo jambo Imana yampaye kubaganiza muri kino gitondo. Mwibuke ibitangaza Imana yakoze, nimurangiza mubisangiza abandi. Ikindi, mukomeze kwizera imbaraga z'Imana. Ngo ni Imana ikora ibitangaza. Uyu munsi Imana nawe ukorera igitangaza. Kwezi ugiye kwinjiramo kwa 4, Imana igukorera igitangaza. Humure, ntucike intege, uhumure, ukomere. Imana irahari kubwawe, ntabwo izaguterera. Yesu abaha umugisha. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye kuri Imana ikora ibitangaza. Abakwiringiye, abakwizeye Mwami, wabagiriye neza. Izaburi iratwigisha ko mu buzima bwacu dukwiriye guhora twibuka ibitangaza wadukorera, kandi tukabisangiza abandi, kuko bituma n'abandi bakomera.
ndasenze sabira umuntu wese udukurikiye Mana kugira ngo wongere kandi umurebe w'umutima wo kwibuka ibitangaza wamukoreye, ye kwikubita ugatuza nk'ari imbaraga ze, ahubwo yibuke ko ari we Mana wamutabaye, yibuke ko ari we Mana wamugiriye neza. Narangiza ahagarara hera avuge ngo nabonye Imana, nabonye gukomera kw'Imana. Urakoze Mwami Imana. Nanone ijambo ryawe ryatubwiye ngo ni wowe Mana ukora ibitangaza, ngo kandi ukuboko kwawe kuracakora imirimo ikomeye. Ndasenze kugira ngo Mwami ukore ibitangaza ku bantu bakwiringiye bakaguhanze amaso. Ndasengera ubwoko bwawe Mwami ubaremere ibitangaza, twese uturemere ibitangaza. Buri muntu wese Mwami icyo agukeneye umuremere igitangaza, yaba ibijyanye n'akazi, ibijyanye n'urushako, ibijyanye n'urubyaro, ibijyanye no gukira indwara. Mwami buri muntu wese umuremere igitangaza. Uzo gukoze Papa, icyubahiro kibi cyawe. Dusengera uyu munsi intsinzi yawe ikomeze kuganza muri twebwe, bwawe ku buzima bwacu, bwe ku miryango yacu, urinde imitego y'umwasi Satani. Uzo gukoze Mwami Imana, icyubahiro gikomeze kuba cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Mwakoze kubana natwe. Yesu abane namwe. Shalom shalom. Shalom, shalom. Shalom.